uzi igihe aragarukira nyine ntabwo uzi igihe aragarukira n'ubundi bikora bimara umunsi wose hari igihe yaza ugasanga aradufashe kandi ntabwo byaba ari sawa adufate reka dufate ase tuza wowe nzakwereka tubikore rwose ibyo bintu ariko nanjye namwemeze rwose yambare sentire nanjye nambare iyi ibyo tuzarwana pe unzu Damaro, karamu rwose urango tu. uze untume Nakose njye nakubwire kutansubirishamo ntabwo byumva. Ubu kunsubirishamo ntabwo ari kubyumva ngo tumese uri n'inde na nyuma yo kuri. Bakubona n'igicomba. ni sentire rwose Igicomba bwo. Nitwo kizi no gukinga. ewe data we utabingishije Umva mutume genda nzanire rubayi na mayonnaise. Ubiko n'umugati njye burya ndangije siporo. Iravuye. kandi nijye kwambara Ambara neza n'ibyo bambaye n'ibyo byeyi. ok murakoze rwose byarantunguye mu buryo utabyumva pe sawa hafi rero buriya niko byagombaga kugenda nuko byahuriranye esha kabisa ni kubyakira byamanje kumfata igihe ariko tu akuse ndabika nkubaza wawe ntabwo wigeze umubwira yuko wamenye yuko Annette atari sister wawe wapi ntabyo nari navuga mwana ndacyabitekerezaho urabona ibi bintu ntabwo ari ibintu wahubukira cyo koza mbona Annette ameze nk'umuntu ubizi ahubwo hari akantu nini bagiye kukubwira ejo bundi mve cyagihe twahuye ku muhanda cyagiye ndi gutaha mfite akantuza akamvirope cyagiye nkutahire ngeze mu rugo uzi ibintu byambayeho mwana narinjiye nyine nsanga bari muri salo bari gusomana uzi ibintu byabaye barakubona se ko wabonye aya nahise nijijisha nyine ntibamenye ukuntu byagenze ntibabimenye ibyo noneho ejo bundi noneho bazi ngo nagiye mu masengesho nyine ngo nagiye mu masengesho naratashye noneho uzi ibintu byabaye nasanze bari mu cyumba bari kumwe baryamye noneho biyoroshe buri wese utabimenye narebye gukomanga ngo nicuruge mbweti ubu simbafashe ndabyihorera mpita nigira kuryama mwana ariko kabisa sinzi ariko papa wakubwira ko papa atazi ko nanabizi maze subwo uzabimubwira noneho ntabyo nzamubwira ndi kubitekerezaho ariko umunsi nabigezeho noneho hari ibintu ndi gupanga nshaka uzakora uzamunekera unyumvire umbwire wowe gusa
sibyo ukuntu aba yitwamba mbona asa nk'ubizi uzitange kabisa umfashe sibyo nzagerageza pe nuko urakoze icyo kintu uzakimfa Usigaye nta kintu wongera udumu. abacuruzi nawe ntacyo pe. Ndabona nsagwa n'amafaranga menshi, reka nongere nsubire inyungura ko nshaka. Ima nako gasaradine gatoya. Akagaka. Oya. Aka. Oya. Ako gatoya. Iyo nini yo ntabwo nayimara. Mabese yageze hano ni ukuri mabenda gushimira wansuye kabisa pe gusa si wabibonye abakirisitu turitonda kuri babibora wambazaga pe turitonda tugereza ko byigaragaza pe hano umeze ute ese kubangutse none nako ko watinze nanjye ngo wabangutse ko watinze byagenze neza nta kibazo. uyu yitwa Mabe ni inshuti yanjye yari yansuye sita twishimiye kubamenya nanjye nitwa Anne isita we mu nshuti wawe usanze rero nari ngiye no kumuherekeza ubwo wenda hari igihe azagaruka cyangwa kujyana kumusura bizaterwa n'uko zitwara sibyo sawa Hajya rwose. Reka niyicarire hano. Ubundi inzara zimereye nabi. Ntirire gasaradini kanjye ko kaba kanaryoshye. Karanampezemo bamwe. Yesu we. Ariko aka ngaka niko bapfunduza. Muri amasaradini y'iki gihe abakomeye kuyapfundura aba ari ikibazo. Reka pfundure saradini yanjye n'ubundi ngiye kurira mu rugo bosi ntiyatuma nyipfundura ngo nyite. Na bosi nawe bamubonamo nk'umuntu w'igisambo. Saradini yanjye ko numva bisharira sinuri ko mperuka harimo amafi yashizemo cyangwa arimo hasi reka sindagiramo cyane ndebe ko havamo. Ewe yashizemo birasharira pe. Ariko abacuruzi nabo bigize abatubuzi wabona mpaye saradini itarimo amafi. Yewe ariko ndapfa kwijya tu. Urasirutwe bize nzara ashaka kunyima saradini yanjye. Domo bimeze bite mwana? Ni byiza. None se ko ndeba wicaye ko reba ukuntu mba nkukumbuye mwana. Mani waretse se ugahaguruka tugahoberana. Tugahoberana? Haguruka duhoberana. Reka haguruka. Kuguhobera se ntacyo. Yesu. Mani dore kakajama wala. None mani ko ndeba uri kurya amasarisa byagenze gute? Nawe uzi kudasobanutse? Uri gusobanuka. Ahubwo narakize. Nje ndi umukire. Kirukiri kibose ubwo nubwo se n'ubukire. Nje ndimo kurya saradine. Ewe nawe nta kigenda. Wapi ntabwo yari saradine mani ni. Nari nzi ko ni sarifu. Nusu wabera ntabwo uri warya saradine. N'ubukire wangu. Ako siko nawe. None se mwana ubwo iyo ugura inyanya mbisi ukazirya karizo uzari kuguhaza neza. Utwo nawe nta kigenda. Ubu wabera niwe uri warya saradine ku buryo cye narakize mani.
muri envelope zo harimo iki mwana? muri amvirope harimo umugati. Ako mwana nzi ko nawe usobanutse ntuzongere ibyo byo kumbeshya. Nawe iraryoshye wanga. Wahindutse inyoni kabisa. Sha ahubwo mwana birimo gusharira. Menyera arangije igihe. Menyera arangije igihe. Mwese wumve mwana. ntago nabirya mwana. Ntabwo wabirya? Sha menyera arangije. Ubwo boss arakwicaza. Ariko ku mugati we sinaguhaho. Kuko boss nawe ndamuzi n'igitamaho mwana. Boss nawe n'igitamaho. Naha ngaha nashunyeho. Ndagenda avuga ko ari igisiga cyancunze kikadomaho. Rudomora umbera mushya nta nubwo nzongeye no kwibaza ubimenye sinzongera kwibaza. None se mwana za gahunda za boss ntago zirakomeza ngo mpe gahunda nanone. Gahunda za boss? Nazirakomeza. Kabisa rwose nta bibi nta kibazo rwose gihari. Umupira. Amakuru se? Amakuru ni meza. Amakuru y'amabesi? Arahameze neza. Sha simperukanye namwe rwose. Ariko rero njyewe ubundi barigira ntabwo njya ntinzamo. Sha urya ejo bundi igihe nazaga iwanyu rero. Sha nakubonye numva ndagukunze kabisa. None nifuzaga ko rwose sha nibura kuwa gatatu twagira hano dusohokanira kabisa. ubwo aho ni he? Nzahakubwira tugiye. Ntabwo nakujyana ahantu habi rwose. Ese amakuru yawe? Sha ni meza. Nese uvuye ko ndambaye neza. Shambiye guhura n'umugabo. Se ni wa wundi se wacyagiye wambwira cyangwa yarahindutse? Wow, undi pe ntabwo yahindutse. Ko mumbaje iminsi myinshi yashize tutabonana da. Bigusha. Mbona ukeyera. Rwose. Yerekana cyagiye nyine nawe urabizi. Ariko umeze neza dore taye ndabona ari taye rwose. Ndabona umubyibuho ukwishe. Harabura kubyo ushatse umugabo wanjye njye yarabyibuha. Sha ntabyo uzi wowe. Njyiwa nk'umugabo uvuze ko ari abagabo nashatse. Tambwa kuri wa mugabo yihinduranyamo abandi. Sha naragiye nsanga afite undi muhungu mukuru nari nzi ko anafite kandi yambwiye ngo nta mugore ngo nta mwana agira. Nese uramuhunga gusangira na se? Byihorere ntabyo uzi wowe. Sha reka nyine ubwo tuzasubirana ndi kwihuta. Kabisa riri. Sha kabisa narabyishimiye neza cyane tu. Kabisa urukundo rwawe kuba wararumpaye. Njye naragukunze cyane narabyishimiye tu. Kabisa rwose. Ahubwo njyewe sinjya ntinzamo. Sha nagira ngo nkabura nko kuwa gatatu. Dupange usohokane nkujyana ahantu heza kabisa. Kabisa rwose. Si umukobwa riri kumpamagara ntanyitabira. Gahunda se yazihinduye. Akaba atabimenyesha se ngo mbimenye nibura. Ndagira nko kuwa gatatu nka saa 9. Kabisa tugende nkujyana ahantu heza cyane ngushimire kubw'urukundo wampaye tu. Hari umukobwa kuwa gatatu muzasohokana? Ubwo tuzapanga indi gahunda nta kibazo. Sheri nyine nkupiye gato nyine ndabona umukobwa dufitanye gahunda nyine ari kumpamagara. Sheri sawa nkupiye pe. Ahise aguhamagara. Sawa nta kibazo muvugisha turaza kuvugana. Nyine wawe yahangane kabisa. Jonde nawe byagenze neza kubera nyine iriya ndwara ari indwara. Nyine ni ukwihangana mwana, ni ukwihangana ariko nimara gukira ubutaha rwose uzazenda hazashire n'icyumweru ngeze ko mba mfite inzu yanjye ngese nawe nyikodesha. Sundi ngurwaye iki? Mwana nyine muganga yarambwiye ngo ninjiranye umukobwa hariya nako nyine ngeze muri iriya nzu kabisa kubera nta mwuka mwinshi burimo na twasinedizite mba nirwariye nyine ngaba ari ikibazo nyine nikaba yarambwiye. Cyangwa wagiye kwisiramuza uko ufite ubwoba yuko nyine ariko sheri n'undi ukwiye kujya kwisiramuza. Iki? Ese nisiramuza kangahe ko wabaye ute? Nese urisiramuza nk'umuntu nk'abandi cyangwa isiramuza mu baseri? Ko noneho
mbwira ahantu noneho wabonye abo bantu bose uri kumbwira ngo bisiramurije kandi nsigaye nkukeka buryo. Halo. Yego Saga. Yo. Nizere yuko witeguye kandi mu kanya saa cyenda ngiye kuzana na wa mwana cyahise amazina akubwiye. Yego barigi. Akoze ubundi uriya mwana nindera kuba mumvishe. Oya ntabwo ari ngombwa kumukubwira uramubona tuhageze. Akoze umva nkubwire. Nkomeze nkubaza. Ubundi uwo mwana nicyo cyatumye utamujyana iwawe. Oya iwanjye ubona ko David amaje guca akenge arakuze yazamvumbura. Kandi na Annette nawe nawe yamvumbura kandi ubona yuko rwose ntashobokana nawe yakivumbura. Ako rero reka nkubwire ntabwo naguha icyumba cyanjye kabisa, ndaguha icyumba cy'abashyitsi abantu ujyana uwo mwana wawe kabisa, nta kintu nakwima tu. Urabukoze nawe. Sawa kabisa rero mwitegure nawe ndaba ndeba uwo mwana ndahita nanagenda rwose tu. Urabukoze. Sawa. Riri. Amen. Ntabwo bica gahunda. Ngiye kuguhamagara none bisingiraho rwose. Yego ntabwo nakica gahunda. Ariko rasta wanaryoshye wabyambariye. Ni ibisanzwe ntabwo njya nambara nabi. Tere akatambwe turebe ko twagerayo. Cyo twari twateguye ubona kibaye cyo rwose nta kibazo dufite ikindi tugiye kutugeza umbwira. Ntabwo ari kure ni imbere hano hafi rwose. Hagana he? Oya urahabona tugezeyo. Hari ubwo ufite se? Riri. Amen. Yawe se nakujyana ahantu hari? Aho niyo tugiye. Kujyana ahantu hafite umutekano nanjye mba nizeye. Abo hantu mujyanye rero. Ni kwa Metero Saga. Nase ko wisigaza inyuma bimeze bite? Ntabwo ndi kwisigaza inyuma nyine. Hari ahantu rero ndahizeye haba hari umutekano kuri uyu mubosi. Yari nakubwiye ko ngomba kugutetesha nkakuryoshya nkagira gute. Ntabwo ubuzima bwiza kabisa. Yego. Ubundi rero tugende twifate neza. Mbese nawe ujye uvuga yuko nakujyanye ahantu heza nawe wishima ariko. Sibyo? Ni ahangaha kabisa.